Ibihe byiza cyane banyarwanda banyarwandakazi ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana ngo akomeze abane nawe aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo, aho uherereye hose ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane. Nguha ikaze kuri Admount New. Njya nkunda kubivuga kenshi rero, muri ubu buzima tuba mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi uba umeze neza ejo ukamera nabi, uyu munsi waba umeze nabi ejo ukamera neza. Niko isi iteye kandi ni nako twisanze, tugomba kubyakira hanyuma tukajya dusaba Imana kugira ngo ikomeze idufashe ubu buzima nyine ibitubaho tujye tubasha kugenda tubyakira, kuko ntacyo twabihinduraho, niko isi iteye. Ni inkuru rero y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda cyane cyane rwose, ariko by'umwihariko nyine kuri Chris Easy ndetse na mushiki we Mugabekazi. Ngira ngo mwese rero murabyibuka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu minsi ishize, ni iminsi mike cyane ishize rwose. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bagiye babigarukaho bavuga bati mama Chris Easy yitabye Imana, akaba yaritabye Imana ari mu bitaro bya Nyarugenge. Bigaragara cyane rwose ko Chris Easy yabuze umubyeyi ndetse akabura n'inshuti, kubera ko bari inshuti cyane cyane ndetse akamubera n'umubyeyi. Byari ibintu bibabaje cyane, ndetse n'ubu ngubu urumva ko Chris Easy yari akiri mu gahinda, yari akiri mu bibazo nyine. Uyu muhanzi kandi umubyeyi yari asigaranye ni mama we gusa, kubera ko papa we nawe yitabye Imana Chris Easy akiri mutoya, akiri akana gatoya k'akanyeshuri, nibwo papa we nawe yaje kwitaba Imana. Hanyuma rero kuri ubu ngubu nanone ni inkuru y'agahinda. Uku kwezi rwose kwa Kamena navuga ko kutagendekeye neza umuhanzi Chris Easy. Kuri ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye apostinze nyirakuru yakundaga cyane, yifashisha akavideo yakoreshaga bameze nk'abari kuganira kuri video call. Murabizi nyine haba harimo ifoto y'umuntu muri kuvugana, muri screen nyine harimo amashusho y'umuntu muri kuvugana, hanyuma hakaba harimo n'amashusho y'umuntu nyine nawe ubwawe. Ni akavideo yifashishije kiwe bavuganaga nyine muri telefone, agaragaza ko rero na nyirakuru we yamaze kwitaba Imana. Amakuru aturuka mu bantu bo mu muryango wa Chris Easy ba hafi bavuga ko uyu nyirakuru we nawe azize uburwayi bwa diabete, yaramaranye iminsi, ndetse ko kandi yari amaze iminsi nyine ari mu bitaro, abaganga bamwitaho bagerageza uko bashoboye, ariko nyine biza kurangira Imana imukunze kuturusha. Uyu muhanzi Chris Easy rero yagaragaje ko uku kwezi kwa Kamena gukomeje kumubera kubi cyane, kandi biranumvikana nyine ku mbuga nkoranyambaga ze abipostinga. Yagaragaje ko uku kwezi gukomeje kumubera kubi cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse arenzaho n'ubutumwa bugira buti ijuru ryungutse inseko yawe nyogokuru. Murumva ko rero ni ibibazo bikomeye cyane, kandi mureke dufatanye twihanganishe Chris Easy ndetse n'abamuri hafi. Uku kwezi koko ni ukwezi kutoroshye mu buzima nyine, bibaho niko isi iteye. Uyu munsi birakunda ejo bikanga, nk'uko natangiye mbivuga. Ngayo nguko rero mama wa Chris Easy akomeze aruhukire mu mahoro, na papa we na nyirakuru witabye Imana uyu munsi nawe Imana imwakire mu bayo. Ngayo nguko rero, reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Imana ikomeze ibarinde.